ni njye mukobwa nyine ugaragara neza, mwiza kandi ufite n'amafaranga kandi wiyubaha. Murira ikibazo cyo mu buriri cyangwa se mukabyumvikana kugira wemere ko umugabo yabikoze neza, 2 cyangwa 3 4 wenda nka 15 minota 15. yego. Ni ibiki ukunda nyine yari kubikora kurusha ibindi byose, ko yagukorera kugira ngo nyine ataza kuba ari we nyugo wawe ntonyurwe? Ibyo yankorera binshimisha, undi yari kunyaza nibyo ukunda. Ubu mubikoze bikarangira atabikoze wapi? oya ngaho uramukosora. Umugabo ku giti cyawe agomba kuba afite amafaranga angana iki kugira nyine akwemeze, tugendeye ku yo ufite? Umugabo wubatse nyine utifuza ku buryo ntakigira ikintu na kimwe nifuza, ufite n'amafaranga ku buryo nshaka kumubwira ni nkeneye amafaranga ya nayo akayabona, ariko udakize cyane cyane birenze, ariko nawe udakennye. Ufite amafaranga angana iki mu mitungo yawe, kuri konti yawe yose hamwe yashyize hamwe, wowe ufite amafaranga angana iki? Yose nyashyize hamwe nka miliyoni. Ufite miliyoni? Yego. Kikugaragaza gituma nawe nyine wiyumva ko uzavamo umugore mwiza? Cyambere ndi mwiza kandi mbereye urugo. Umugore mwiza arangwa n'iki? Isuku, njye kurya ugenda mu nzira washyiramo igitenge cyese waba yambaye nako gapantaro akavuga bati cyazi, umugore w'akana karasa neza. Ibyo nibyo biranga umugore mwiza. Uwo mugabo ushaka ukubonye hano akaba yagukunza gushaka, ni ibiki nka 3 by'ingenzi agomba kuba yaza yitwaje nyine aniyizeyeho? Icyambere agomba kuba yizeye mu buriri, azi kugira ute? nyine yizeye abikora neza nkuko mbishaka, harimo no kunyaza. Yego. Icyo ni icyambere. Ako hari n'umuntu nyine ukurongora atabanje kugira gute? Kugukarisa, kugutegura. Yego. Ubwo bishatse kuvuga iki? Nyine ubwo bigenda neza, kuko mwese muba mwabishatse mwashyushye. Mu bintu 3 se nari mubajije by'ingenzi agomba kuba azi, dukuyeho amafaranga yo wavuze agomba kuba yafite, yabyumvisha ugushaka. None muri ibyo bintu 3 uvuzemo icyambere? Icyambere ni ukugukarisa, cya kabiri ni ukunyaza, cya gatatu ni ukunyitaho nk'umugore nyine afite amafaranga. Ubwo nibyo 3 by'ingenzi. Uravuze ngo agomba no kubabyara. 250 dusanzwe tubazanira abakobwa cyangwa abamama bashaka abakunzi, bityo rero uyu munsi n'uyu twabazaniye nawe arashaka umukunzi. Tugiye kuganira nawe atubwire umukunzi nshaka n'uyu mugabo cyangwa se agomba kuba yujuje ibi. Nkuko mubimenyereye nta gihinduka, nawe aratubwira ibyo afite cyangwa atunze, atubwira ati umugabo nshaka agomba kuba ashoboye iki, cyangwa se yewe no kubinoza, cyangwa se aresha ate, afite ibiro bingana ute. Turakwakiriye. Murakoze. Amazina yawe 1 cyangwa 2, hanyuma dutangire tubwire n'ibyifuzo byawe. Nitwa Rosine, nshaka umugabo. Rosine, ukaba ushaka umugabo. Rosine, ungana ute? Ufite imyaka 20? Mfite imyaka 23. 23 ukaba ushaka umugabo? Yego. Rosine, Karame. ufite abana bangahe? Nta n'umwe mfite.
yego. ukora iki Rozi? Uri mu kabari. ukora mu kabari? nonese ko mu kabari habamo abagabo benshi, kuki wahisemo kumushaka muri ubu buryo? nuko ntawe ndabona nshaka, uwo nshaka ntago njya mubonamo. uwo ushaka ntabwo ujya umubona, ukaba wahisemo kumushakira aha ngaha. Yego. oke, hano rero baraboneka ndetse benshi cyane. icya mbere ni ukutubwira icyo wifuza ku mugabo, nawe icyo uzamuhereza cyangwa se icyo umuhishiye nk'umugore mwiza witwa Rosine. mbese Rozi, umugabo ushaka agomba kuba ameze ute? agomba kuba afite iki mu butunzi, cyangwa se uko asa n'indeshyo, inzobe cyangwa urukara? nshaka umugabo muremure, utari muremure cyane, uringaniye nyine, utabyibushye, w'imibiri yombi cyangwa se w'igikara, ariko utari inzobe, ufite amafaranga n'akazi gahoraho, ku buryo nyine tudashobora gukena wenda ngo nuko yabuze akazi. mu gihe adafite amafaranga wapi? oya, afite amafaranga se atayafite, afite gahunda yo kuyashaka, ntiwamwemera? ufite amafaranga, ufite n'inzu, kandi ibintu byo gukodesha nyine, ku buryo nta kintu nzifuza nk'umugore we ngo nkibure, nzakenera nkakibura. ku giti cyawe wumva ari umugabo n'umugore ugomba kuba ufite amafaranga menshi arinde? umugabo ndarumva ari umugabo waba uyafite menshi kurusha yanjye. kubera icyo ari umugabo? kuko n'igihe waba ubaye umugabo, rega umugore ufite amafaranga menshi mu rugo aba ameze nk'umugabo. bivuze ngo niyo yaza yafite bikaba ngombwa ko yamurusha, yahita ahinduka umugore? aho ngaho nabyita iki se? ariko nyine umugore niwe wahindutse umugabo tu. ukumva wakurusha amafaranga, ubwo niba ntagira ikintu nkwaka nk'umugabo wanjye, ikintu cyose nkimenyera, keretse rero wenda wabigizemo uruhare, wenda warabigizemo nk'uruhare nyine, ukavuga uti icyo uzaba ukeneye uzagikura aha n'aha. umugabo ku giti cyawe agomba kuba afite amafaranga angana iki kugira nyine akwemeze, tugendeye ku yo ufite? umugabo wubatse nyine, utifuza, ku buryo ntakigira ikintu na kimwe nifuza, ufite n'amafaranga, ku buryo nshaka kumubwira ni nkeneye amafaranga ya nayo akayabona. ariko udakize cyane cyane birenze, ariko nawe udakennye. ufite amafaranga angana iki mu mitungo yawe, kuri konti yawe yose hamwe yashyize hamwe, wowe ufite amafaranga angana iki? yose nyashyize hamwe nka miliyoni. ufite miliyoni? yego. ukaba wifuza umugabo, burindi iyo byageze ku mafaranga, yaba ari make yose aba ari amafaranga. umugabo ufite ibihumbi 500 wamwemera? wenda afite nk'iryita, wenda afite nka miliyoni 1.5. agomba kuba kurusha amafaranga? yego. cyangwa se tunganye. ariko none urumva yaba afite amafaranga ko nanjye rero mfite, ariko ntanze afite, kandi njye nkeneye umugabo wubatse cyangwa se uri kubaka nkamufasha. ni iki kikumvisha ko uri umukobwa mwiza ku buryo nyine wifuza umugabo? ni iki utandukaniyeho n'abandi bakobwa wifuza umugabo umeze gutyo? nyine wowe ku giti cyawe uravuga ati, njyewe nkurikije uko mbona abandi bakobwa, njyewe icyo mbarusha ni iki? ubwiza cyangwa iki n'iki n'ikindi? nyine wowe uko biri kose hari icyo ubuzi nyine utandukaniyeho n'abandi cyiza. njye wenda nahera nko kuri karitsiye y'iwacu, ni njye umukobwa nyine ugaragara neza, mwiza, kandi ufite n'amafaranga, kandi wiyubaha. yego. akabari ukoramo ni akawe, ukorera abandi bantu?
ntago ari akanjye. bivuze ko ukorera undi muntu. Yego. Ko bambwiye ko bigoye kugira ngo umukobwa wo mu kabari aba adasambana. Bishobora kuba kubera bitewe ariko ntabwo ariko bihora bibaho. Bitewe n'iki? Bitewe n'impamvu z'amafaranga cyangwa se izuba bikubwiye ko ntabwo waryama n'umuntu ubonetse wese. Rero n'iki bivuze ko nawe hari abo biterwa nyine mukaryamana. Biba byabaye impamvu. Haba hari impamvu nyine ituma uryamana n'umugabo mu kabari. Hari ukuntu umuntu aba ari nk'inshuti yawe bikaba ngombwa nyine ko mubikora. Yego. Ubwo wowe uwo mwaryamanye ni inshuti yawe. Mu kabari abo muryamana nabo ni inshuti zawe. Ntabwo nkibikora ariko byabayeho. Ntabwo ukibikora kubera iki wabiretse? Kuko nshaka umugabo. Uheruka kubikora ryari? Haciyeho umwaka. Umwaka wose? Make Rozireka nkubaza. Tugiye nyine umugabo ashobora kuvuga ati ndi umugabo akaba anafite nawe mafaranga ariko byagera hahandi nyine mu kubinoza bikaba ikibazo. Ugasanga abirangiza wowe ukibitangira. Oya. Yakivuza. Ndamufasha akivuza byakanga nyine urumva ntabwo wabana n'umugabo utagukemurira ikibazo cyo mu buriri cyangwa se mukabyumvikana kugira wemere ko umugabo yabikoze neza 2 cyangwa 3 4 wenda nka 15 minota 15. Yego. Ni ibiki ukunda nyine yari kubikora kurusha ibindi byose ko yagukorera kugira ngo nyine ataza kuba ari we nyugo wawe ntonyurwe? Byankorera binshimisha. Undi yari kunyaza. Nibyo kunda. Ubu mubikoze bikarangira atabikoze wapi? Oya ngaho uramukosora. Ubu mugabo ushaka ukubonye hano akaba yagukunza gushaka ni ibiki nka 3 by'ingenzi agomba kuba yaza yitwaje nyine aniyizeyeho? Icya mbere agomba kuba yizeye mu buriri. Azi kugira ute? Nyine yizeye abikora neza nkuko mbishaka. Harimo no kunyaza. Yego. Icyo ni icya mbere. Ako hari n'umuntu nyine ukurongora atabanje kugira gute? Kugukarisa. Kugutegura. Yego. Ubwo bishatse kuvuga iki? Nyine ubwo bigenda neza. Ubwo bigenda neza kuko mwese mwabishatse mwashyushye. Mu bintu 3 se nari mubajije by'ingenzi agomba kuba azi dukuyeho amafaranga yo wavuze agomba kuba yafite yabyumvisha ugushaka. None muri ibyo bintu 3 uvuzemo icya mbere? Icya mbere ni ukugukarisa. Icya kabiri ni ukunyaza. Icya gatatu ni ukunyitaho nk'umugore nyine afite amafaranga. Ubwo nibyo 3 by'ingenzi. Uravuze ngo agomba no kubabyara. Kubabyara? Kubyara cyo ni ibintu nyine bikomeye. Hari igihe umuntu abizi ko atabyara atabizi ariko n'umuntu uzi ko atabyara. None wowe urabizi kubyara? Ndabizi. Ushingiye kuki? Ufite umwana wahakanye? Nta mwana afite ariko ndizeye. Wakuyemo zingahe? Nta nimwe. None wabwiwe n'iki kubyara? Ndabizi ko mbyara. Nyine wagiye kwa muganga se? Kureba kubyara? Yego. Uravuze ngo hasi y'iminota 15 wapi? Wenda nk'icumi 15. Muri iyo minota akaba habayemo akawukarisa nk'iminota 3. Okay, aramutse atabizi ibyo byose ntiwamwemera?
oya hari n'umuntu wumvikanirega ushobora no kubyumvikana ushobora kubimwigisha ibyo atazi ko ntabwo ibintu byose umuntu aba abizi byose n'ubwumvikane ariko hari n'ukuntu umuntu aba afunga umutwe cyangwa se akavuga ati njye ndakora ibyo nzi ubwo rero ntabwo mwakorana. ugiye kureba hariya muri kamera uvuga uti ndashaka umugabo umeze gutya na gutya, byose ubivuge ku buryo ntari kukuvangira nyine, ku buryo bari buze kubyumva, atagira umuntu uza kugotwa akaba hari icyo atumvisha agahubuka. murakoze. nshaka umugabo muremure, utari muremure cyane, w'imibiri yombi, umusirimu nyine ufite amafaranga, wubatse, ufite inzu, n'igikorwa nyine ku buryo kigenda neza. erega ibikorwa ni byinshi, kuki udashaka kubivuga? umuntu muzima nyine, muzima mu buriri. wibagiwe yumva ari ibyo. umugabo uzi gutegura umugore neza harya agomba kuba afite imyaka ingahe, atarengeje ingahe? utangije 35, ariko nanone uri hejuru ya 22. kuko wowe ufite imyaka ingahe? Mfite 23. so ntihari hakiri kare ho gushaka umugabo we? oya ntabwo hakiri kare. ndakuze urakuze kandi nta n'impamvu ituma ntamushaka. uzi neza ko wavamo umugore mwiza cyane. hari ikibazo nkunda kubaza abantu, tuvuge ko washatse umugabo muri mu rugo mumaranye nk'ukwezi cyangwa amezi 3 mubana cyangwa se n'umwaka, wiriwe mu rugo mutirirwanye agataha agahita gukubita urushyi, wabigenza bw'urukundo? ariko urushyi ashaka nyarushyi gukubita, wanavuga akagukubita n'urundi kandi nta kindi uzi mwapfuye. njye ntabwo ndabagira amahane, aho ntabwo nabona nawe. oya birabaye n'ubundi araje ahise agukubita urushyi, ni iki wakora? ushobora kuba wakoze amakosa nawe yumvikana. nta kintu uzi wakoze, ntimwirirwanye, arinjiye ugikingura ati sheri agukubise urushyi, ni iki wakora? aho ngaho uricara mukabiganiraho ukamubaza ikibimuteye. ariko hari n'umuntu ubigira akamenya, bishobora kuba rimwe n'ibibe kabiri, kuko njye nta nkunda umuntu unsuzugura. wowe urubaha? ndubaha ariko bibaye ngombwa nagusuzugura. kamera yazimye. tugana ku musozo, ni iki kikugaragaza gituma nawe nyine wiyumva ko uzavamo umugore mwiza? cyambere ndi mwiza kandi mbereye urugo. umugore mwiza arangwa n'iki? isuku, njye ku buryo ugenda mu nzira washyiramo igitenge cyangwa se waba wayambaye n'ako gapantaro bakavuga bati cyazi, umugore w'akana karasa neza. ibyo nibyo biranga umugore mwiza. ku bantu nyine basanzwe, ku bantu baba bari bukubone mu nzira. ndavuga mu rugo umugore mwiza arangwa n'iki? harimo isuku, gusasa, kwita ku mugabo nyine. umushaka yandike muri komenti, like, share kugira ngo ikiganiro n'abandi bakibone. murakoze cyane, ibiganiro byacu byo ni ibya buri munsi, kandi niba warakanze subscribe ugakora no kukazugira ntabwo bizajya bigucika. murakoze cyane.